Ndakureba nkibuka umunsi usezera papa, amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana. Ndakureba nkibuka mu maso ha mama adashaka kukurekura, atakana kanjye yo niba humure, kuko nasezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo. Niba wibaza niba nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine time, vale 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 valentine. Nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine time, vale 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 valentine. Ndahize ko amatama yawe atazashoka amarira, nibinaba azabara ibyishimo. Oh na 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 yeah. Na 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 yeah. Ntugire ubwoba kukubabaza oya, iyo usetse umutima urantoroka yeah. Kuva uyu munsi sezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo. Niba wibaza niba nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine time, vale 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 valentine. Nzagukunda karamata, ntakizakundutira. Turagushimira kuko warinze iyi miryango uyu munsi wa none, tukaba tubona abakwe, tukabona abageni, tukabona turi mu nzu yawe, tukabona twese twagize umugisha wo kugera hano. Kandi turagushimira kuko mu buryo bwose mu minsi yose yatambutse hatekerezwa kugira ngo uyu munsi tuzabone ibirori nk'ibi ngibi. Mwami wagiye urambura ukuboko, wagiye uhagarara ku muntu wese. Uyu munsi wa none turavuze ngo ruhimbazwe, uyu munsi wa none kongera gukora gukomera kwawe. Turagushimiye kuko waturinze mu buryo bwose, ukaturindira hafi na kure. Uyu munsi tukaba tubona umunsi mwiza tugezemo twese, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye rero umwanya wose tuza kuza kubamo wo kuza kumva n'amasezerano. Turasabye kugira ngo uze kuba mu ruhande rwacu twese, kandi kugira ngo uyu munsi uzakomeza kuba wo kwibuka twese n'imiryango yabaye muri ubu bukwe. Mwami Imana yacu, kugira ngo buri wese avuge ngo hari ibintu bitangaje Uwiteka yakoze tutabasha kurondora no kumenya uburyo twayivuga mu buryo bwose. Ntihimbazwe, turagushimiye ngaho bane natwe mu mwanya wose tugiye gutangira no kuza gusoza. Izina ryawe ntihimbazwe, tugushimiye kuri byose kandi ushobora kugira neza muri byose. Dushaka Imana ko tubyizeye mu izina rya Kristo umukiza wacu, amen. Haleluya. Turashima Imana twese. Mbere y'uko rero tuza kumva mwese amaso bihanze kubera ko twaranditswe muri ubu bukwe bwa bene data, reka tubanze duhane ikaze kuko twateranye gutya imiryango twese twaje hano muri ubu bukwe. Reka rero dufite bene data bagiye gusezerana ariko batumye imiryango. Duhereye rero kuri Emile, reka turebe abaje mu ruhande rwa Emile bahaguruke badusuhuze, kuko uyu munsi wari umunsi bari bategereje kandi nawe anejejwe no kubona mwaje. Murahari kandi sinibaza ko murahari. Amen.
turabagiye mwese mu izina ryande rya Yesu Kristo. Reka turebe nanone abaje bari ku ruhande rwa Patience nabo bahaguruke. Namwe musuhuze ibyo gatatu mwongere bose. Ko mufite amashyi matoya kuri uyu munsi, nimwongere rimwe. Amen. Nabo tubaye ikaze mu izina ryanjye.
uzaza uzatwara itorero ntawe uzi umunsi cyangwa igihe kuko invitation waduhaye atari iyo wari kuzaza gusa turabibona kuri hafi kuza biragaragara ibimenyetso birahari kuri hafi kuza gutwara itorero turamushimye kuko uri hafi kuza gutwara umugeni wawe izina ryawe nijuru mwe twebwe twese rero udushoboze kugutegereza kuko wavuze neza ngo barahirwa bagaragushebuje agasanga bari maso yasa mu gicuku cyangwa mu nkoko ngo azategera abahereze turagushimye ko natwe turi mu wahamagaye watoranijwe kandi tumushimye ko tutazabura muri ubwo bukwe ubundi umugaragu wawe umukozi wawe ahagurutse agiye kudufasha muri uyu mwanya wo kwitabira amasezerano ya bene data nzi gusanzwe umufasha sanzwe uba hafi ye ongera umufashe nk'uko usanzwe umufasha imbaraga zawe nzi neza ko zisanzwe zibana nawe reka imbaraga zawe zibane nawe muri iri jambo abubatsi bo bongeye kubutwa amasezerano avugururwe kandi na bene data baje gusezerana uyu munsi barusheho kumvira urakoze urakarama kuko Imana iva gusenga ugiye gufasha umukozi wawe kandi ugafasha itorero ryawe mu myiteguro yo gutaha mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye amen. Satani ubukwe bw'umwana w'intama muri paradizo ni heza cyane. Tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama muri paradizo ni heza cyane. Umwana w'Imana muri paradizo ni heza cyane. Tuzataha ubukwe bw'umwana w'Imana muri paradizo ni heza cyane. Itanga ishatse niye itanga ariko nubwo yatanga ishatse nubwo yatereje bikabanguka iradukunda. Iyi itanga ishatse no se ni bisa ariko buriya iradukunda emiki kurudira nawe atariko noneho niba nuko bimeze nicyo dusiga Pasi asinaruka ariko uriya iki duhaye bite twishimye. Sobanura by'abantu kuseri kwageze. Itangishatse ibyo ariko iranadukunda buriya nubwo yabitako iradukunda kurudira natwe kugiye byose mureke noneho dusenge Pasi asinaruka rero maze iki duhaye icyakira Imana twishimiye. Abahanuzi bacu rero bahanuye ko hazaba ubukwe bw'umwana w'Imana. Abaririmbyi babujije bavuga ko hari ubukwe tugira mu isi tukamenya umunsi wabo ariko ubukwe bwa Yesu ntabwo ari umunsi wabo ariko navuga bati kubera bize gutyo umugeni wa Yesu yitegure kuko utazi umunsi n'isaha azazira. Abandi b'amasaha baratuyazi bagerageje no kwiyubahiriza ariko ubukwe bwa Yesu ntabwo twamenya isaha yabo. Kuva rero ubwo bukwe buteguwe kugeza na bugingo n'ubu bwa Yesu ntabwo bwari bwaba ariko imyiteguro irarambanije. Umukwe ari kwitegura ko aruze mu gihe gutegura azaza hari umugeni nawe ari mu myiteguro ategereje ko azaza ari gushaka ibyangombwa kugira ngo nawe azabutahe. Ntabwo rero itariki izwi ariko bizaba kuva icyo gihe kugeza na bugingo n'ubu abahanuzi bicara bahanura bavuga bati ubukwe bw'umwana w'Imana dore uko buzaba bumeze. Abera n'abakora ubukwe rero n'amarembo kuriya n'ibishushanyo bavuga ngo hari ubukwe bw'umwana w'Imana. Gusa hari ubukwe bwose gutaha ndavuga rero aba nta bahanuzi bari Imana babyishe rwose. Hari abageni rero ko butaba babyishe ariko abageni bacu bambaye neza twese bane umugisha muzima. Bageze hano nabuze ikintu gifotora kuko umwe bagatura ati twerekane ubu ni ubuhanuzi ni umunsi ukomeye abizera Yesu umukwe w'umugeni washushanya ubwo bwa Kristo
bari mu hanziro. Niyo mpamvu rero usanga nyine baba baricyatura, baritegura, bari imbere baba baregeranije ibintu byinshi, basaba inshuti baba mu gushyigikira kugira ngo umunsi umwe uzagere neza. Nturi mu buhanuzi bw'ibyo n'iriya mirimo mubona igenda ibaherekeje, bityo byose bajyana ni imirimo yo gukiranuka y'abera, byose ni ubuhanuzi. Bafite icyo birimo bireyihuza, rero tugomba kubihanura neza twitonze nyine abageni bahise. Niyo mpamvu yavuze ngo umugeni wahise itegure ari hafi gusa kutujyana. Emile rero ntabwo ari we wadukanye bino bintu, ndetse na Innocent na Claudine na Patience ntabwo ari agashya bazanye, ahubwo kuva kera kose Imana yaremye umuntu irangije kumurema igira ibintu bimwe na bimwe gusigira irigendera, iravuga iti ngo muzakomeze. Ntabwo uyu munsi Imana ikigaruka kwirirwa ijya gutoba kondo, yahaye ubushobozi abantu kugira ngo bakomeze, kugira ngo abantu bakomeze bagoye, kuko abo bantu bafite ububasha burya bwo kureba abantu, hanyuma ikagenda bahereza umugisha mu byo barimo bagerageza gukora. Ubwo n'umugore bahuye babasha kureba umuntu, Imana ikabaha umugisha, wa muntu akamera agakura. Burya n'imirimo utagiye guhinga nta kintu wabona, nitwe duhinga tukabona umusaruro, Imana ikaduha umugisha mu byo twahinze, ikaduha imvura bigakunda. Ntabwo rero Imana ikiri barongera kujya kubumbabumba iyo itaka, oya, ahubwo yaremye umuntu mu ishusho yayo, imuha ubutware. Mu butware yamuhaye rero harimo n'uko umuntu igihe kigera avuga ati numva nshaka kugira ibyo nkora, numva hari icyerekezo, ndashaka kwaguka, ndashaka kurema inzu, ndashaka kurema umuryango. Noneho umuntu akava mu rugo akajya mu rundi rugo, akajya gushinga urugo rwe, akarutangira, umuhungu akagenda n'umukobwa bakagenda. Niyo mpamvu mu itangiriro bavuga bati nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, kuko bagiye gukora imirimo yabo, bagiye kurema, bagiye gukora ibintu byinshi. Bibiri mu mabasha n'anaze ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira umuntu ngo imenye ko abyita, kandi ko mu isi ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryayo. Umuntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yaratabona. 21 Uwiteka Imana isezereza uwo muntu uticura, asezera imukuramo urubavu rumwe, igasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, irushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni imfura y'amagufa yanjye, n'akarakomara yanjye, azitwa umugore kuko yakuye umugabo. Icyo gihe umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugabo we cyangwa n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakagwe n'isoni. Uyu muntu rero Imana yamuremye, ntabwo yaremye umugabo, yaremye umuntu. Ntabwo yaremye umugabo, yaremye umuntu. Iwe Patience yemeye ko azaguhindura umugabo. Patience hari umuntu wagushutse, ni wowe ubwe wafashe umwanzuro, ugize amahirwe wumva imiryango, itorero, igihugu barabimenya. Emile hari umuntu wagushyizeho, ni wowe ubwe wabitekereje ngo urashaka kuzamuka mu ntera, kandi ubona nawe uri mu babasha ndetse Patience uzi cyane. Byumvikana ko ni ubwanyu mwafashe uwo mwanzuro. Reka tubaze abahagarariye umuryango wa Emile, cyangwa mukuru n'umuwe mukuru barahari, bahaguruke kugira ngo batubwire niba byarageze neza. Yaratunganye byageze neza. Gatoya niba nta kibazo mufite mugerekeje ibiganza, kuze cyane ko namwe nta kibazo. Ku kibazo se cyane uko rero twabivuze, bavuze ko Imana yishyiraho amabwiriza igafata n'umaze kuvuga ngo uyu n'uyu ndabona bakwiranye, bakabivugana bakabyemera. Iyo badakwiranye babivugana mu gitondo nimugoroba bigapfa. Abantu bayobye ajya kureba bagasanga umugabo n'umugore barubatse, ngo ntabwo uyu mugore yari uwawe, ntabwo uyu mugabo yari uwawe. Uko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kandi nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ni naryo mubiri we, rero mukiza wacu. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose.
pasi ya kodi abyumvise ikibaye muri cyose baravuze ngo niba ushaka Claudine niba ushaka ko Noseri azaba umutima wawe utekereza ntubitegerereza ahandi ntubitegerezeho ni wowe ufite gasomuzo nubishaka azaba umutegereza pasiyanse ushaka ko niba aba uko wamye wifuza umuntu utazakubona ni wowe ufite gasomuzo bavuze ngo umugani muri returu ugaruka muri byose bivuze ikintu kigali umugambi ukiri muri byose ntabwo najya kudetaya kuvuga ubwoko bwo kuganuka ariko bavuze ngo ni muri byose kuko n'ubishobora imiri byaze bikunze kuko n'uri niwe wiyemeje kumuhindura umugabo uzamuhindura ibikundu gushaka kandi kodi ntunigwa yakubwiye ko ashaka kuzamuka rero ko uzamuzamura mu kumuzamura rero no kumuzamura mu ngeso no mu mico kugira ngo rero muzamure amere gushaka ni uko umugaragukira muri byinshi ni muri byose ntabwo ari muri byinshi ni muri byose kuko burya byinshi na byose biratandukanye kandi Emile na Yose muri makumyabiri na gatanu aho baravuga bati namwe bagabo mwifuza abagore kuba babera beza bahabuze bati rero bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo ageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umwanya cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo bigera bidafite ibirenge Emile rero bakugira inama barakubwiye ngo niba ushaka pasiyanse azakubera mwiza kuko ubitekereza kandi inosa bakugira inama barakubwira ngo niba ushaka ugende ukurikirane amakuru ya Yesu ukuntu yakunze itorero kurinda pfuye bakamumanika ubwo no bishobora pasiyanse nakunani uzazubwira uvuga uti ngewe burya ibyo Yesu yakoze itorero nanjye nabikoze none ndabona byanyu uzazibere uzabanira ukuntu wakoze ibyo Yesu yakoze ubikorera pasiyanse akanga kandi ose uzaze kunde ibyawe bikurane uziri gusa kunde ibyawe no kugenda ukareba Yesu ngo kugenda amakuru ye ukuntu yakoze itorero akarejoro agasenga akiriza ubusa kugeza uba n'igiti cyajeho kuri nyamanitswe n'ubikorera Claudine ukabona byanze uzaza urebe uzamurana mu ntera wese ku ruhande rwe yitwa yo kugira ngo ikibazo muzakomeza kumwe bwize bitateshutse inshingano zawe ese muzabana akaramata kugeza uwo muzatandukana n'urupfu cyangwa se Kristo agarutse kujyana itorero ry'igira niba uzerera urabona ikiganza cyawe cy'iburyo uvuge ko utsindeye amashyi y'ibisa nyamara kandi nubwo abyemeye ntabwo wareka kumva ko wenda pasiyanse anyemera wenda ibindi bikaza gukomeza ariko nanjye zibura abarumvise ibimuva ngaho ndi kwiruka reka watinze mwana wanjye ugaruka imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe ndakubaza wowe biradukura Emi ukomeye kubana n'uyu Ikimari Patience ngo akubere umugore wawe bwite mushyingirana mu itorero ese uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa muzima mubyeyi cyangwa mutazaye mu bukene cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizero udateshutse ku nshingano zawe muzabana akaramata kugeza umuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryegera niba uzemera ubyemera ikiganza cyawe uvuga ko wabyemeye kugira ngo Pasiyanse afashe nabyemeye
ariko muya iz'umutima wawe n'imbere y'itoro ryayo n'imiryango yanyu irakubaza wowe ikimaye pasiyanse ko wemeye kugira ngo iradukunda Eric ngo akubere umugabo ushyigirana mu itorero uzabana rero urukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba umubabaro cyangwa umunezero arwaye cyangwa ari muzima mubyeyi cyangwa mutabyaye ubukene cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kugira itorero rye ryera niba uzemera uzerekanisha amaze igihe cy'uburyo ngo yabyemeye noneho rero Emili pasiyanse arabyemeye abantu bakeneye kureba umuntu wakwemereye kuzamura mu ntera bakeneye kumubona umuntu watoranije nawe ku rwego rw'isi kuko iyo ushaka ari kujya n'ahandi kujya no mu bindi bihugu ugashaka yo kubona ariko niwe wigaragijwe kubona yagushobora Murakoze cyane Inosa arampamagaye arimo aravuga ati ariko nubwo nabyemeye ariko ndashaka kubabwira ibyo nemeye ibyanditse mufashe atubwire yewe ndagukundeye isezerano imbere y'Imana n'itorero ryayo ko yemeye kujyana uyu ikimaye pasiyanse ambere umugore dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itorero nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tuzabana tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kumwizerwa ntateshutse ku nshingano zawe sinzigera nifuza abandi bagore tuzabana akaramata kugeza uko tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera Imana izabifasha amashyi kuri Emili nawe abivuze ariko inkuru niba bavuze bari niba bavuga bati ntawambere reka tube pasiyanse nawe uko abivuga mbona nawe ibyo wemeye ni ibiki wemeye yewe ikimaye pasiyanse nsezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko yemeye kujyana mu bitaro by'indahiro ngo ambere umugabo nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kumwizera sinzigera nifuza abandi bagabo tuzabana kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera Imana izabifasha amashyi menshi kuri pasiyanse arabiboneye bikomeye cyane yabisobanura mu buryo bavuga atari se ibintu byose kuko nimwemeje inama ariko hasi nyine aravuze ati bariya ndabyemeye reka twumve uko murahira yewe ndagukundeye handitswe impeta y'urukundo dusezeranyije ko imbere y'itanga byose bihamije mu izina rya Data wa Kristo n'Umwana n'Umwuka wera amen. pasiyanse rero nyine ujya kweguriye kugira kureba ubakurikije nyine ntabwo arabikweguriye cyose pasiyanse rero baravuga ko ari kumenya nyuma arabimwegurira byose
mubahe amashyi yose. Okay. Tadi orang bakal mandi dari luar ini, dari komedi Yohannes Rizky. Kemudian kita sadira puji. Maka masyarakat kuno, bagusnya berarti nanti dengan segala macam masih aku berpikir nanti nama wayowe n'umwuka wawe umugisha abahombi n'amahoro arasira bazatare bazaheke by'umwihariko ukoreye mide ukorera pasiyanse ukoreye inosa ukorera kuwakimu umwe na mugenzi we bamaze kurahira kubana akaramata ariko turabizi neza ko utabashishije ntacyo bashobora niyo mpamvu natwe basengeye mu izina rya Yesu turabingingiye tubasabira umugisha w'Imana n'ubabeho witeka Imana nyir'ingabo twatuye umugisha kuri izi couple zombi mwami tubatuyeho umugisha w'Imana n'ubane nabo witeka Imana nyir'ingabo uzabaha ingozi umugisha kandi imbuto zo mu nda zabo tuzisabira umugisha uzabahe kubyara abahungu n'abakobwa uwiteka Imana nyir'ingabo ibyo bazagerageza gukora byose uzabishyire mu mugisha nibahinga bazakwize bazeze korora bakwize turasezerana nibacuruza bazunguke nibakora akazi bikorera bakorera leta cyangwa bakorera abandi bazahagirira umugisha aho bazatura hose uzabane nabo umugisha ubwo kwiza kw'Imana kuzabaherekeze urakoze mwami turagushimiye uzabarinde abashyitsi babi uzabarinde inshuti mbi izina rya Yesu uzabarinde abadayimoni bica imibanire izina rya Yesu Kristo uzabahe gusoza neza inshingano zabo kuko bamaze kuzirahira kandi umugisha mukuru tubasabiye ubakomereze mu buntu bwawe ubakomereze mu gakiza kawe ubahe imbaraga zinesha ibyaha n'igisebe cyo maze ku iherezo rya byose bazatahuke mu mwana w'intama w'Imana urakoze turagushimiye twahaye umugisha tugukomeye amashyi tugushimira ntangaje ku mugaragaro ko yari abaye umugabo wa pasiyanse kandi pasiyanse nawe abaye umugore wa Eliya ikindi agaragara umuntu akabitanga uwiteka aba nabo tumaze gukurikirana twasazira baratambutse neza mu gihe cyabo cya fiyansaye niyo mpamvu itorero ry'abategura seritifika babe bayakira uwiteka abamugisha uwiteka abahe amahoro uwiteka abarere neza uwiteka akurikishirize amaso ye amen. abagabo mwese twakire Emile na Innocent hanyuma rero turabakiriye muri
pasiyanse atubwire hanyuma He
Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful.
think you're the best. Sikira mwana nkunda. Oh la la. Gahungu inunyegere. Yekusha. Be my queen of Sheba. Yele mama. She said she trusts no man. I said sikiliza muda mtoko. Pale utapoenda nitakufuata yo. Nae kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho. Would you marry me? Would you marry me? Let me be your only one. Shawty, you're gonna be mine. What you did to me. No, I can't control my body. Let me be your Mr. Romantic. Oh la la. What's your favorite color? Oh la la. Yeah. Don't come mia. Pale utapoenda nitakufuata yo. Nae kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho. Would you marry me? Would you marry me? Let me be your only one. Shawty, you're gonna be mine. Oh, nitakupenda. no gushima iteka n'iteka. Uyu mugoroba turagushimiye kubw'uyu munsi mukuru udasanzwe. Turakwinginze wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza aka kanya. Tugushimiye gahunda zatambutse, tukoretse n'iziri imbere. Komeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Mube hafi cyane kugira ngo mutere intambwe mubanguke. Emile yiyakirira umukunzi, bakoze urugendo rurerure, hanyuma rero tuze kubona umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo kwirebera ibigiye kuba biri aha ngaha. God found me a woman, my woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I plan for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby, this is my vow. I belong to you, you belong to me.
ariko aratabimenye n'ukuri n'ibyiza biraha bavuga umwongera icyo hanyuma umurinde aramubwira ati humura ibi birahari kandi ni byiza nuko nawe aritegereza uko marene yamutoje uko ababyeyi bamutoje aramubwira ati imbere y'Imana byabaye umugabo mwiza umugabo nkunda aritegereza aramureba akira umuganji wanjye iyo iba rimwe arongera bwa kabiri ati akira mukunzi wanjye akira ngabe nkingira arongera nanone umuhate arakomeza ariko rwose ariko Imana ikunda abagabo ukomeza wumva ko yakigira neza ati nuko amashyi ni muntu kugira abagabo zo kubona ibisangira byera ikera mu rukundo arababwira ati rero ahantu hariya niko muri bubigenze kandi mukomeze mube abafatanya nk'uko mwabisezeranye arababwira ati uburyo mugomba gufatanya mu bijyanye no mu gikoni nabo barabitwereka hanyuma ntegereje icyo bibuze kugira nuko nawe afata ikiganza cye aramubwira ati reka mufashe biba amateka biramenyekana abantu bose babireba kugeza izi saha Emile akoze ubukwe umuriro uraka ngaho ni mumuha amashyi umunsi yari yawukoze umuriro waranze nawe nari Imana yarabyiboneye kuko nawe aramubwira ati umugabo urabizi twese aba ari gufatanya nuko bigenda bityo aramufasha bitegereje hanyuma barakomeza kumuyaga ndetse gake barinda umuyaga urukundo rurahari mukinguruke twirebere bose nibakire oya muhe nawe yakire muhereze nawe akira pasi akira ibyo baguhereza ariko muhereze ngaho buvuye mu nzira rwose wamuhereza mwiza we ntabwo nari mpari ariko uwabanje kubwira undi ngo ndagukunda namuhereze mbere turebe ko ndeba muri gusiganwe uwabanje undi kumubwira ngo ndagukunda reka turebe nemineti ibiganza by'amashyi namwe mumushimire aramubwira ati ngaho ntukagire icyasha uragahore rwose muri ubwo buryo uzimye ariko kamenya ufite gucura impamvu nuko ngaho nawe rero urabizi ko mu rukundo aba ari ngari kinini se reka turebe ngaho ongera nanone ntabwo ndi buze kuvuga ibindi nk'ibya kare nyagasani arakomeza muri ubwo buryo witeka guhereza imbaraga nk'izo kugira ngo uko tubireba uku nguku dukomeze bihora ari ibyo ngibyo nuko ibiganza bishimire pasi nawe hanyuma batweretse ibyiza ngaho nimubakire ntabwo urukumbuzi ndabona ari rwinshi ibyo ni byo ntabwo duheruka uraho neza nongeye kubaho ni amahoro rwose turashima Imana nuko yesu ashimwe ahimbaza urakoze cyane imvura rwose twarayibonye urabona ko n'ibyatsi biratoshye ntazabonye ubwato oya zirabufite nuko murakoze karibu rero muri uyu muryango wacu yego murakoze kuduha karibu kandi natwe turishimye nabonye ufite intore zitarama zigatarama cyane zigashimisha amaso bikanyura n'umutima
nuko rero uyu munsi warateguje, yego warakwiteguye, ndabona rwose bimeze neza. nta kindi gitaramo kindi twari dufite usibye kwitegura. cyari cyo kwitegura ngewe rwose ntaje ngo dutaramire, uko niko kuri, hagati gaturiga kandi kabiri. uru ni uruhisho rero twaguhishiye, ndarubona abashyitsi nk'amwe b'imfura dukunda turabahishira. ni byiza. reka rero aba bana baduhereze, ndabona rwose nabo baritoje, ubwo urukoma bamaze kurukuraho barukuyeho bya gihanga. buriya buki buranaryoshye, numvise buvuga. wanyigize ngo wumvise buhumura. oya baravuga no guhumura byose, ubwo urumva ko bigenda bumeze neza. ubuvuze ikihe kivuga urumva ko bugifite ibitwenge byawe sinabishobora urwenya ku buzima bwacu. murakoze cyane. reka ngo turikire icyaka cyari cyabaye n'icyorezo cyazamutse, cyari gikaze cyane, ariko ni ukugitsirika ukomeze ubobeze. n'ubu ubuki rwose bumeze neza, ntabwo icyaka cyakwirirwa gihagarara mu nzira. aho gera bumwe ugere kuri bose, ngaho genda usubire mu byimba. karame murenga rwose mukaba abahanga kandi mugatarama mugakesha, numvishe ibiraha byose biryoshye. ndayisa ndabashimiye rero. reka nkubwire rero, ndabizi iyo uhagurutse kwa Efurayimu habona wazanye n'abantu bangana n'umuryango, ntabwo uba waje gusa. oya ntabwo naza gusa. genda usubire mu byimba, niba hari kuniga urivuge. oya nta kibazo, urakoze, nshimiye byose. naje kureba inansanga hari amahumbezi ashobora no kujijisha umuntu, akamuraza bakamusasira akaryama rwose akaganira. intore zo nasanze zitarama ntizitse, nazo ndazishimira, mvuga ngo zataramye neza kuko rero bisanzwe mu muco nyarwanda. iminsi ishize kugira ngo ubwo twari kumwe mu muryango wacu bakabera Efuremu utuganirira utubwira uti naje gusaba umugeni, ariko mwampaye irembo mumbwira ko irembo ryanyu ryinjira inka rigasohoka umugeni. natwe rero twarabikwemereye koko tukubwira ko tuguhaye umugeni ariko tutaguhaye inkwano. nawe uragenda ntiwatinda, uraza rwose uratebutsa, uravuga uti ku itariki 6 ndagira ngo muzampekere umugeni nabasabye. natwe rero uyu munsi nk'umuryango mugari twateranye turavuga tuti aho imfura zisezeraniye niho zihurira. yohani we, ndagira ngo ubanze wigire ejuru, ze mpamagare rwose Pasiyanse na Emile babaye umwe, kugira ngo nabo bigire ejuru. buriya navuga ngo ijambo ry'umunsi kandi ni nabo ba nyiri ibirori, kuko rero imiryango yacu isanganywe. duherukana dusabana umugeni tukwemerera kuguhekera ku itariki nk'izi, ariko natwe uyu munsi nibyo twakoze, twafatanyije n'umuryango bakabera. turavuga tuti uyu munsi rwose tugomba kuguhekera umugeni wadusabye. abagira ngo rero amaso araguha, ziko usanzwe utwizera n'ubundi dusanzwe dusangiye umuco tugasangira n'ikinyarwanda. ntabwo rero twakora amakosa yo kuguhindurira ngo tuvuge ngo twaguha undi. icyizere cyo nzi ko usanzwe ukidufite, ntabwo ndi bukubwire ngo banza witegereze cyangwa se ujye gusaba ngo banza ushishoze, kuko nzi ko dusanganywe n'ubundi. uyu munsi rero ku itariki nk'iyi ndagira ngo rwose nkubwire ngo Kimaye Pasiyanse wadusabye nguriya twamuhetse n'iyi sibo ngari turi kumwe kugira ngo tugushyikirize umugeni wawe. urakoze cyane. urakoze neza, Imana iguha umugisha, idusangire. muryango mwamuhaye amashyi mwuka byaramo. umuryango wo kwa Efurayimu turagushimye, tugushimiye hamwe n'umuryango mugari wo kwa Kabera
yego Emili ibimunejeje iyo murebye ndabyibwira nawe biba bikunejeje gira ngo ubwo twazaga mu muryango wanyu iryinyo yayishyize ku rindi yari afite ikibazo numva umutima utera udashyitsa ariko ubwo Pasiyasi yamugeraga uruhande nagiye kubona mbona inzobe tutagira n'iwacu iratamuye twege byabaye byose none dore araseka muzita nkayibona ndagira ngo rero bongere barambure ibiganza banaseka cyane uyu munsi ntiwawe Emi bigaragara ko ngaho fata umugore wawe akaboko umwerekana bamwakire Yohani we karame urabona ko rwose umuti wabonetse umuti warabonetse yari afite ikibazo arakubwiye ni dogiteri umuti urawufite ubwo rero ugende utubwirire kwa Kabera yego uti kwa Itayezu bishimye cyane banezerewe n'ikimenyimenyi wabonye uburyo babakiranye amashyi n'impundu wabonye ibineza neza Emili yagize cyane twishimiye aho mwadukuye nimbure ibiganza musezere ingaragu zose zisigaye ahangaha zari zibazi murebaho ku ruhande cyane niho bari ubasezere mumanike ibiganza nabo babikirize parene mube hafi parene na marene mube hafi nawe uragana mu muryango waje usanga parene na marene mube hafi Nami mana yacu waraturinze uturinda umuzinya wa satani uturindira muri zishaje uraturinda ntitwapfa Mwami mana yacu waraturinze uturinda umuzinya wa satani pasi garukira nibakwakire Mwami mana yacu waraturinze uturinda umujinya wa satani mugaruke mwebwe muze nimubakire pale garuka ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe bafite impano z'ababyeyi muzitegure ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe twese tuvuga ishimwe ni ry'Imana ishimwe ni ryawe impano z'ababyeyi ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ubwo twahuye ni bigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uramurinda ntiyapfa nubwo yahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe urabarinda ntibapfa twese ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe tuvuga ishimwe ni ry'Imana ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Mana we w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye
umugisha data mwiza wo mwijuru nkuko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye sawa mufatanye Pasiasi umukobwa mwiza bakugaragiye ariko nk'umwe mu muryango waba warakureze nkakwishima numva utageze gutuza nkaba bagariye yongera kuvuka arishima ntagibukanirwa naje kumva ko aha ngo atari aborozi ahubwo ari abatunzi ahubwo bakomeze natwe ntibatwite ibigwari ahubwo natwe turwaye umuryango wa Nsabimana Edouard uguhaye yongera gutunga yaba ejo bundi mumaze kuruhuka ababyeyi bamaze kumva ko nabo baguwe neza uzanyaruke rimwe uze uyirebe mu kirori irahari ntabwo ari iyo kujya gushaka Mushimire cyane. tugira muri iyi si dutuye gushushanya ubwo tuzagira mu ijuru aho tuzabiteka nta gutana kuzabayo tubifurije urugo ruhire bageni mukundane kandi muzagirima na nyambere tubifurije urugo ruhire bageni mukundane kandi muzagirima na nyambere mubyaye mutabyaye mukize cyangwa mukennye icy'ingenzi ni ukwizera amasezerano Imana yageneye abayiringira bose tubifurije urugo ruhire bageni mukundane kandi muzagirima na nyambere tubifurije urugo
ibyishimo ni byose nta rungu nigeze ngira intore zawe zantaramiye rwose kandi zanshimishije nuko ni byiza rero nigeze kukubwira nti urabwira uwumva yego kandi iryo mbwiye ntaho rincikiye rigiye mu nda rero ntugire ngo nagutengushye cyangwa nanze kugusubiza nagira ngo ukomeze utaramirwe n'abana ndabizi ko mu gihe gikwiye nanjye nari nasabye mvuga ngo mu gihe gikwiriye ntabwo nigeze mvuga ngo mu gihe cya vuba yego urakoze cyane yego murakoze nawe nyitwaje ndayisaba rero yego nk'uko umuryango wa Kabera muri abo bantu beza muri imfura mwatugendereye shyikira ikimenyetso ndakibona uri bugeze kwa Kabera bakamenya ko bageze iwacu oya ndakigezeyo rwose kandi ko umugeni wahetse umujishi utatsikiye abahetsi bageze imuhira amahoro murakoze uyu ni umuti uvura amavunane ukavura izabukuru umuntu namara kuruhuka uyu muti azawunywa uzicare usome nzabanza hano handitseho niba imboni zitakibona neza uzaha abana bakiri bato bansomere bagusomere bakubwira uko uyu muti unyobwa abakuze b'iwanyu buriya dufite abana benshi kandi bajijutse nibyo nzabiyambaza kuko njye ntabwo nkibasha kureba kure niko kure sigaye ndeba hafi amaso amaze kuba ay'abasaza reba hafi ntacyo bitwaye ikibazo no reka tuhireke reka tuyacukiriza hanyuma uyu muti numara kuwunywa imiti izarambuka ujye uhora uduhakira abageni numara kugera mu muryango rero ubabwire ngo barabatashya ni amahoro iyi ni impamba ikindi tuzabakumbuza abana tuzagira igihe tuze tuzane umwari mwaduhekeye Pansiyasi tuzaze aramuka ubundi ugire urugendo rwiza karame karame urakoze ndagushimiye nshimye n'izi mpamba ariko hano turi navuga ngo ni mu gitaramo kandi murabona ko abana nabo navuga ngo barananiwe bagira ngo iriro ntabwo havugirwa ijambo ry'abakuru buriya rero mu kanya twatangiye n'ubundi dusenga turaza gusoza n'ubundi dusenga iriya mpamba umpaye ndayishimye kuko wampaye n'izindi reka bwira abana bagende bugurure murakoze munyemerere tubashimire tunahaguruka kugira ngo umwanya nk'uyu nguyu ube bwiza aho muri munyemerere mukikuke mu byimbo muhaguruke abato abakuru ndetse n'abana batoya cyane nabo rwose mubagenze mutyo hanyuma amatangazo n'ubundi ni abiri irya mbere ni uko tutari buze kwemera ko Emile tumusiga ahangaha ahubwo turi bumuherekeze ubwo ngubwo nyuma y'isengesho uranyemerera Emile utera intambwe n'umukunzi wawe kugira ngo tubaherekeze tuva muri uru ruganiriro irya kabiri mwari muri kumwe na MC Joseph Tuyishimire uzankumbura akantumira mu birori nk'ibi nzitabira irya gatatu twubaha Imana dusenge kuva ku ntango kugera ku musozo ubu turavuga izina ryawe kuko byose bimeze neza turavuga izina ryawe kuko tukiri bazima kandi ibi birori byacu bikaba byagenze neza turakwereka uyu muryango mushya ukomeze ubane nawo wateze intambwe zijya imbere ubarinde ikibasitaza ubahe imbaraga zo kukubaha no kugukorera ubahereze byose mu gushaka kwawe uzabaha imbuto z'urukundo bazireremo kukubaha ndetse no kugukunda turakwereka kandi abari buvaha banyura mu nzira zitandukanye ukomeze kubayobora baze gushyika amahoro abajya mu ndorwa abajya kandi u Rwanda rutandukanye rwose ukomeze ubane nabo natwe turi busigare kandi dusigare amahoro muri ibi byicaro
turagushimye yuko ubyumvishe tubisenze twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo amen. Unashahara kwani rukundo rati